babazi ngo mwene muzengo harya ibyanjye umva bizabahagama biriya byo ariko wambabariye ko ndi imfubyi ko akabizo kamaguzi kanuruka gatoya akunda abahungu ubu ngiye gutanga mituweli ubushize bari banyije aho ngiye hose tugomba kujya okay wangu yewe muyobozi mubonye nagushakaga we nari ngukeneye cyane uraho sawo uraho neza nari ngukeneye cyane mfite ikibazo rwose ubu naraye ntanasinziriye uko ndeba uko nturaka amaso yatuku nge naraye ntasinziriye byo kuvuga ngo ufatiye umuntu aho mubonye ubukoko byo kuri wanshakaga cyangwa ubonye nigendera ugiye gufatira mu kandi ikibazo mfite kirakureba cyane byakugendekeye gute mva rero muyobozi rwose nagize ikibazo ejo bundi iyi santere yacu imaze kugwiza amabandi ni ukugira rwose mukayagira mukareba uburyo muyaca birakabije ukuntu byagenze nge ejo bundi urabizi ko nkora ku bitaro hepfo ku bitaro ngewe ejo bundi yavuye ku bitaro ntashye muri ka kayira gutya hariya uzamukiye ku mazi ndahanyura ibisambo biranyambura iya nzira ikunda kuba mbi turaza gukazamo irondo kabisa ni ukureba uko mubigenza ngira ibisambo byaranyambuye hari abo babashije kumenya ngo ni bande hari amasura wibuka ku buryo tugiye gukora investigation twabona ngo ninde na runaka ibyo birara wenda ndamutse mbonye ahantu babifashe wenda nk'ibirara byose tukabifata noneho tukabirunda hamwe nge nahita mbyibuka amasura ndanyafite mu mutwe none se ufite ibimenyetso bigaragaza ko kuko hari abamutangiriye anyambuye nta byangombwa ntaki gusa baranyambuye byabaye kwa kangahe bo hashize iminsi banyambuye ariko kureba uko buramaze gusa bayi n'imitsi bayikanze neza muzi impamvu mbaza nyanga oya boss urayi bagutize boss ushize wanyiciye umuti nyihanganire boss yes boss ndanagukata wanyiciye umuti twihanganire boss usanzwe ubasha byagenze bite byakugendekeye bite nzi kubasha boss nabonye abantu bacanga birukankakira ngo nibashe kureba boss kandi urabizi neza ura mwana uramba ibuterita ari munsi y'imyaka 18 boss okay ndabyo zari inyungu zanyu ariko ndabakata twihanganire boss ugomba kubakata twihanganire boss kugira ngo n'ubutaha mutazongera yes sir yes sir garuka yes sir orifata ukanengo washa twihanganire boss ujye nawe mbasigayemo ameza ngaha ameza boss meza nayo yes sir marame muki twihanganire boss ndabakata ameza 3 urasigara kumwe kandi mwihangara mwabyumvise yego boss so za gahunda dufite uri he uhagaze ku muhanda taje mure marina rero kuva waza nabuze n'umwanya wo kuganira nawe siko maze iminsi mu bintu by'imishakara mituweli ibintu by'imishinga ibintu by'iki ntabwo nabonye umwanya wo kukuganiriza gusa inaha kubona warahabonye utewe ikirere cyaho urukumva bimeze gute tanti inaha ndi kuhabona neza naramenyeye mbega muri make nta kintu kimwe nahabona kandi nawe urabibona none se Kate yawe mumeranye mutenzi ko ari umuntu iteye ko komplike icyo uvuze abahusanisha nacyo sinzi wewe se umubanye gute Ketia Ketia nta kibazo nyine cyambe no kumenya ko umutwara kamenya uwo umubano wari we Ketia nta kibazo nyine cyanje nawe kandi nta nizibana zidakomana amahembe uri kumva rero Ketia nta kibazo nta cyane waye muri makeya buriya rero
ejo bundi naraje nsanga mwahimbawe muri mu giporosha numva birashimishije gabara Kate yishimye nanjye numva nishimye Kate yari ngari bucura bwanyu urumva rero abambabaza kurana niyo mpamvu nakuzanye kwa nabonye uranga uri umwana mwiza kuko na mama wawe yari yarakumbwiye sibyo kujya umuba hafi umugira inama nawe rega buriya bakubise twe duhana gusa n'abatumurahana nzaza ngufasha kandi ndagufasha pe bra Kate yahanini twicara tukaganira nkamugira inama rimwe na rimwe akanyumva kuko bitewe n'uburyo ari umuntu nyine utapfa kumva umuntu ako kanya niko atenda munsi ubwo rero bisaba kugira ngo mugire inama gake gake ko tuzagenda tubana nanjye nkagerageza kumwitwaraho neza ntabwo wagira umuntu inama weho utameze neza nta nubwo inama wamugira uyu munsi ahita yishira mu bikorwa nase reba nanjye igihe nahereye buhoro buhoro ariko mwaganira akaganira runaka ugakomoza mwavuga akantu runaka ugakomoza ku mico mibi ujye umubona buhoro buhoro gusa tante ni umwana mwiza nyine usibye ikibazo cyabira byo kuvuga ngo imyaka agezemo kuba yakirukanka mu bantu b'abahungu akabakunda cyane kuba adoresa gusa nyine tugomba kugira uko tumutwara tukamugira inama ariko nta kindi kibazo ateje urebye muri make ndabyumva kandi n'ubundi natwe sinzi ahantu baduhuguye baratubwira ngo iyo myaka niyo umuntu agomba kuba mu maso akaba maso kuko iriya myaka nyine aba ari imyaka ikomeye tugomba kumuba hafi ntitumuterera nubwo bimfashije nukuri byaba byiza ahubwo nibagiye no kukubaza noneho rero ndumva ikibazo cyawe gishobora kuba gikomeye uze kuza kundeba mu rugo ntuhazi ibyo byari binzanye n'ubundi nuko nkuboneye mu mayira hanyuma hari inama naringiyemo ndi kwihuta ubu ngubu mu masaha ya saa 9 n'igice uze kundeba mu rugo noneho ikirego cyawe tucyandike ku rupapuro ugaragaze n'ibimenyetso bifatika icyo kibazo dutangira tugikurikirane ibintu byo twandika ngo ibyo bintu ndikumva ngiye ari inzira zo gutinza gahunda ahubwo nta kuntu umuntu nyine yashyiramo akantu urumva hari ukuntu ucomekamo akantu nyine gahunda ikihuta nyine oya ntabwo ni ukwihutisha ibintu urumva kwihutisha ibintu bigomba guca mu buryo amategeko abiteganya niho hava n'akarengane tugomba gucisha ibintu mu nzira amategeko ateganya ntubyumve muri kese wenda ngo yiki kewe ni ukukugurira agafanta sibyo nkuko n'ubundi dusanzwe twahura nk'akakugura nk'umuntu w'umugabo ariko nyine iyo dosiye ndashaka ko nyine bakabifata bakabifunga dosiye nyine ikihuta urumva igihe niyo gahunda ibintu turaza kubikurikirana nidusanga abukeka ibyaha bibafitemo tuzabashyikiriza ubutabera abantu ubwo niba hari abantu ukeka wegeranye ibimenyetso byose bishoboka tuzabigaragaze no mu nteko rusange y'abaturage uzitabire nta kibazo muyobozi ubwo reka njye kwegeranya ibyo bimenyetso nk'uko wari ubivuze yego reka njye ubwo mu nama y'abaturage tubikemure sibyo tutabahari bari abantu batabahari n'ibindi birara byazakomeza bigakomeza bikabona ko nyine nta muntu wacu akomeza kuzambagurika ugasanga umutekano ni ikibazo ntabwo dutuje ubwo byageze mu gutangira abantu no kubaka ibyabo kiriya kibazo turagishyiramo imbaraga kabisa noneho reka ngende nyine eko rero na hariya ruguru nyine handi njya ntaramira muri izi nzira nawe buriya haranjya ntaramira wahazi tuzi umuyobozi urabizi muri iyi minsi izuba naryo aba ari danje ni igikatu kamanura kavumbere muba mwakoze ibintu by'inyota ntabwo ari ibintu byanjye mutuyoboye neza kwa karori si uhazi se niwe njya ntaramiro bishatse rwose wazagira oya nta kibazo ikibazo cyawe tuzakigaho ariko ubundi ikibazo cyawe buriya kiriseriye ko numva sawa mushubise umwanzi we ariko zikari kuri mwiza si wa mujama twaturiye muri restaurant ejo bundi ariko aje kumufata uno mujama urarayaduha basi kuraduha tu aranayaduha tu uginga amezi 3 atishora muhamagare
Mushubi. Ni Mushubi tuvugana se? Ngufitiye umuzigo hano tu. Mfite umwanzi wawe. Uramufite hano. Ewe muravugisha ukuri. Dezzo aka kanya mwamufite. Ndaje none hanga. Ndaje. Tambara mani hano mu irigara tu ikarage. Wowe ngwino mani urebe umuzigo ngo ukome kureba. cyagihe ko agiye kwishura mituweli byaciyemo cyangwa ko nabonye isugaruka ako kanya bura wari urangije kubikoresha uravuga cyagiye cya mituweli ego buriya rero kwishura mituweli byaroroshye icya mbere haje ibintu bya internet amakonegisiyo aba yihuta ngo nahise njya ku irembo ndadekarara maze kudekarara kujya kuri banke nako kanya guhereza ahubwo nahise mbona na message muri telefone byararangiye ubu umuryango wanjye ushobora kwivuza nta kibazo ndumva iterambere ryaratworohereje ahubwo marina uranyibukije akantu rero ko kuri mituweli mu kanya turajya mu kibina uziko ako kantu ndagashishikariza n'abantu batari bayatanga dore ko igihe cyo gutanga mituweli kiri cyenda kuturengana bakishyura ntago biguye byo kuba ngo ni umurongo muremure nko kwanimo kubitekereza twese bazishyurira biroroshye ndahita mbibashishikariza ahubwo mukanya saa 9 ndajya mu kibina ahubwo nibyo tanti ngomba kujya ubera abandi bagora intangarugero mbega bakakwigiraho erega nibyo arega icyambere uburwayi butera budateguje kandi kigera kwibwiye ngo ishuri 100%. Niyo waba ufite imitungo ingana iki ntabwo wapfa kuyishurira kwigondera ibitaro by'iki gihe ako hatanze mituweli wivuza neza amafaranga ukajya ngo ni ubuntu kandi so waratanze angahe buri mumwe mu muryango bitatu byonyine nta nuko leta itatugize pe ako ubundi Kate yana twahoze tunavuga ari hehe Kate yase ashaka kiryamye amayari ye ari mu buriri buriya share kajye kureba wasanga amukobwa n'umuzi anshika gakeya genda urebe kura musangayo Yo, baneje mu basaza. Sato. Nose uyu muzigo. Ndika. Ya. Isu umwanzi wawe se? Ariko reka mbanze murebe neza man. uretse gatoya mbere yuko ukora ku muzigo wawe tugomba kumanza twavugana ukatubwira icyatuzanye aha ngaha ubundi ibintu tukabirangiza. Okay. Ushaka ngaho sasa rero ngo twumvikane nyine. Umva se. Amezi urayafite se? Amezi urayafite? Utwo ni utuntu dutoya. Cyane. Amezi ni ndayafite. Okay biroroshye. N'uburyo nari mukeneye. Ndabongeraho n'ukundi kwezi. Sawa dukore diro none. Mbere na mbere manze munyere ku muzigo wanjye. Umuzigo ushaka se? Ni umuzigo ngiye nshaka. Naramubuze none umva muboneye igihe. Umva. Ubusirongero nshike none hora. Ndahita mbongeraho n'ukundi kwezi sha. N'ukundi kwezi ndakongeraho uburyo nari mukeneye. Umva se. Duhereza yacu twigendere. Sayani. Turavavanya. Akira sha. Muzigo wanjye mwundekere noneho sasa. Urajya sha. Mbaro sha. Mbere yuko unyishura ngomba kubanza kugukomagura nanjye ngakwishura ibyo mwankoreye. Suje ibyo mwankoreye mwewe. Agira ngo sinzakubona.